Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA cyatangaje ko buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda, waba utuye mu bihugu by'abaturanyi, indangamuntu koranabuhanga urasabwa kuyibona nibura bitarenze umwaka w'2027. Buri munyarwanda wese agomba kuba afite indangamuntu koranabuhanga aho ava akagera. Banyarwandakazi, indangamuntu koranabuhanga zatangiye gufotozwa, aho abaturage batandukanye bifotoje indangamuntu koranabuhanga. Bamaze kuba benshi muri system abifotoje indangamuntu koranabuhanga. Nawe ushaka indangamuntu koranabuhanga, jya kuri site ikwegereye wifotoze indangamuntu koranabuhanga. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA kivuga yuko iyi ndangamuntu koranabuhanga ikora neza ndetse ikora nk'isanzwe. Buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda, indangamuntu koranabuhanga arayisabwa. Nkangiye wagiye usura site zitandukanye nkaganira n'abakozi ba NIDA, bavuga yuko buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda indangamuntu koranabuhanga ayikeneye cyangwa ayisabwa, kubera ko waba uri umuvantara uri mu mujyi wa Kigali cyangwa ukaba ufite ikibazo cy'uko utabona tike ikujyana nka Nyamagabe, Rusizi, za Karongi, za Nyamasheke, Rwimiyaga, za Matimba, aho za Nyagatare, bivuze ngo wigira ikibazo aho uherereye hose wakwifotoza indangamuntu koranabuhanga. Indangamuntu yawe igasohoka, ugahitamo umurenge uzayifatiraho, akagari uzayifatiraho, umurenge, umudugudu, ibyo byose no byihitiramo. Wigira ikibazo nyarukiraho bari gufotorera indangamuntu koranabuhanga, ugende wifotoze indangamuntu koranabuhanga. Nasuye site zitandukanye bafotorera indangamuntu koranabuhanga. Reka mbabwire muri hamwe nasuye, ni wumva ari uherereye nawe ujye kwifotoza indangamuntu koranabuhanga. Kimironko bari gufotora indangamuntu koranabuhanga, mu mujyi wa Kigali bari gufotora indangamuntu koranabuhanga, hano Kigali Market, hano ku isoko rya Nyarugenge. Kimironko naho ku isoko naho bari gufotora indangamuntu koranabuhanga. Gahanga naho bari gufotora indangamuntu koranabuhanga. Aha niho hantu nasuye bari mu mafotorera indangamuntu koranabuhanga. Nganira na bano bakozi ba NIDA, dore ko nanjye indangamuntu koranabuhanga bahise banamfotora, kandi nanjye nahisemo umurenge nzayifatiraho. Bambwiye yuko indangamuntu koranabuhanga ikora nk'isanzwe, ndetse hari ikibazo abaturage bibazaga, izi ndangamuntu zisanzwe zabaga zirimo mituweli, ukajyana mituweli, sori ukajyana indangamuntu kwivuza, bakahita bakuvura batiriwe bagusaba ikarita ya mituweli. Ese no mwino ndangamuntu koranabuhanga birimo? Abakozi bashinzwe indangamuntu, abakozi ba NIDA bavuze ko ibi byose bizaba birimo. Indangamuntu izabikora nk'isanzwe, ko iyi ngiyi imeze cyangwa iyi ngiyi dukoresha uko imeze, indangamuntu bizaba imeze kimwe. Indangamuntu koranabuhanga rero ni indangamuntu nziza cyane. Nanone bavuze yuko impamvu ino system indangamuntu koranabuhanga yasohotse, hari ikibazo abaturage bakundaga kugira kinini cyane cyo guta indangamuntu zabo. Ugasanga umuntu yateye indangamuntu ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, ugasanga ayongeye gusubira kwifotoza. Bivuze ngo umuntu yahabwaga indangamuntu imwe, bivuze ngo umuntu yakorerwaga indangamuntu 3. Wati imwe bakaguha iya kabiri, wati iya kabiri bakaguha iya gatatu, iya gatatu wahita ugasubira kwifotoza bundi bushyashya, ukongera ugahabwa indangamuntu. Niyo mpamvu rero bino byakuweho. Bivuze ngo indangamuntu koranabuhanga uzajya uyigendana mu ntoki, wayigendana ari liquide cyangwa ukayigendana kuri telefone. Nka kuri habaye umukwabo bakavuga ngo zana indangamuntu yawe, ugomba kuhita werekana muri telefone ati mfite indangamuntu yanjye. Bivuze ngo ibi biroroshye, kandi noneho n'abana batonya bazahabwa indangamuntu koranabuhanga, ariko babanje gufotora abantu bakuze cyane, kubera ko turashaka ko buri munyarwanda wese, waba utuye muri Kongo, Tanzania, Zambia, Zanzibar, za Dubai, za Dar es Salaam, Kampala, iyo ni imijyi itandukanye y'ibihugu by'abaturanyi, aho waba uherereye hose waza ukifotoza indangamuntu koranabuhanga hakiri kare. Nyabuneka nibigucanga byakuyobeye bitewe naho uherereye, nimero 078846028885 nyandikira nkuyobore ko bari gufotorera indangamuntu koranabuhanga. Urambwira aho uherereye, umbwire na site uriho, nkurangire aho ujya kwifotoza indangamuntu koranabuhanga. Nicyo abanyamakuru tuba tubereyeho cyangwa tuba turiho ku nyungu z'abaturage, kugira ngo tubamenyeshe ibyiza bitatse u Rwanda. Rero nawe ujya kwifotoza indangamuntu koranabuhanga ubone indangamuntu koranabuhanga. Ndetse hari benshi bagiye bifotoza indangamuntu koranabuhanga kandi bavuga yuko ari byiza, ariko nanone akandi kantu mutibagirwa, iyo wifotoje indangamuntu koranabuhanga yindi yawe urayiguma. Indangamuntu ya koranabuhanga ni isoka, nubwo uzatanga ya yindi bakaguha ya yindi, bimeze nk'agategure. Ujye gushaka agategure B ufite A, iyo ubonye B ya A urayijyana, bakaguhereza indi gategure iriho B na A. Bivuze ngo nabyo bizaba bimeze kimwe, bazaguhereza indangamuntu imeze nk'indi wari ufite, ariko yo itandukanye nayo. Bivuze ngo izaba yisumbuyeho yo iyirenze. Bivuze ngo rero nawe jya kwifotoza indangamuntu koranabuhanga ahantu hagiye hatandukanye. Nakubwiye site nagiye nsura mu mujyi wa Kigali Nyarugenge, hano Kigali Market narahasuye, bari gufotora indangamuntu koranabuhanga. Hano
Kimironko, ku isoko rya Kimironko munsi y'isoko bari gufotora indangamuntu koranabuhanga. Aho hantu hazarangwa nuko uzasanga ihema riteye huzuyemo abantu benshi ndetse harimo n'abantu bari gukamera. Nicyo kintu kizakubwira yuko aho hantu bari kuhafotorera indangamuntu koranabuhanga. Na Gahanga naho narahasuye nsanga bari gufotora indangamuntu koranabuhanga. Welcome, muze mwifotoze indangamuntu koranabuhanga. Hari abaturage bagiye bambaza ibibazo bitandukanye bavuga se ko n'ubundi bijyanye na mituweli ko byuriye. Ibyo ngibyo ntago ari byo turiho ibya mituweli. Abantu mwanagendekeye ikibazo cyo bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, nababwiye ko byagenze. Ibyiciro byagiye bihindagurika ndetse n'amafaranga mituweli barayuriza. Bivuze ngo ibi ngibi rero nta kintu nabivugaho, narabona itangazo riturutse bukuru kuri za ministeri. Nta kindi kintu nabitangazo kuko nge ntangaza ibintu byaje, ibintu nasomye n'amaso yanjye nkamenya ko biteyeho kashi, nkabona ko bitangaza. Nge ntangaza ibintu by'ukuri. Rero bijyanye na mituweli nibazanamo ibintu byo gukosoza ibyiciro nzabamenyesha bwati bari gukosoza ibyiciro. Mwegere utugari tubegereye mugende mukosose ibyiciro byanyu. Ariko simbaciye intege, mwegere ku tugari mugende murebe nimba nyaboneka kuko ibyo byiciro by'abakire ari byo murimo kandi muri abakene. Biragaragara yuko nimusanga muri abakene muri mu byiciro by'abakire mwemeye kurekarama bakabahindurira ibyiciro. Aka ni akabanga mbibiye hakiri kare. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Reka amakuru yacu tuyasubikiye hano. Amakuru nakagaruka n'urugo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda. Ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda, tubaza ku mutima. Imana ibarinde, ibahereze ubuzima buzira umuze, weekend nziza, uwa gatandatu mwiza, icyumweru cyiza, uwa mbere mwiza, bitewe n'igihe uboneye ino video. Umunsi wawe ugende neza, Imana ikurinde, Imana ikube hafi, Imana igusubize kandi ikuneshe. Hari ibintu abanyarwanda bajya bavuga ngo Yesu ngo ajya kuvuka yavukiye mu muvure, ngavukira mu kiraro cy'inka. Ese ibi ngibi nzabikoraho nabyo ikiganiro. Ibyo ngibyo ni mu binyemera nabyo nzabikoraho ikiganiro, mbabwire amateka ya mbere ivuka rya Yesu, ko bavuga ngo yavukiye mu kiraro cy'inka. Nzabibasobanurira akantu ku kandi, ariko rimwe mwabyemeje kuko dukora ibintu mwatubwiye ngo dukoreho. Reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Turabakunda. Niba bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora.